zima nyine mba mbona inara zima bwiza cyane. Uyu munsi turi kwibuka mu Rwanda, wenda wamaze igihe kirekire muri Ethiopia, muri Somalia umbabarire. Ese mu by'ukuri mu gihugu cya Somalia cyangwa se abanyarwanda bariyo bo bagira umwanya wo kwibuka nk'uko nguko mu Rwanda turi kwibuka jenoside yakorewe ufite isura y'abanyamahanga bashobora kukwibeshyaho? Ese nta na rimwe ujya utambuka ukumva abantu bashatse kugukora wenda nko kuguhutaza bashingiye ku ruhu rwawe, ku mimerere cyangwa se ku miterere y'umubiri wawe? Oya buriya niba ari ikintu kitarambaho kumva ko nshobora guhura n'umuntu akanshyiraho harassment ngo gutya na gutya gutya na gutya. Ubundi abantu benshi nyine bazi nyine muri make ntabwo nababonye ndi umunyarwanda, ariko mama ni umunyarwanda, papa ni umusomaliya, papa ni muri Somalia. Urumva rero ngewe gutya abantu bose tubana kuko ndi umuntu uri hambo tu, ndi hambo ahantu hose ngeze nasanga umeze gute turabana, waba uri umuntu uri hejuru uvuga cyane bigenze gutya turabana. Uri mu isura y'Abahinde, Abarabu, Abanyetiyopiya, buri muntu wese aba afite ukuntu ariko bagufata gute? No kuvuga ngo ubundi buri muntu wese iyo mbonye tugahura gutya nk'ubu hari ahantu nigeze kwinjirana mu rusengero bisaba ko bajya kuzana umusemuzi, bahita bavuga ngo mwaje dushakiye umuntu uza kuvugana n'aba bantu akabereka aho bicara. Ibihe byiza inshuti za Homeland 7 TV ndetse na Simbi TV dukunda kandi duza ku mutima, turabakunda nta mpamvu n'imwe yatuma tutabikora kandi nako bizahora. Njye nitwa Nshimiyimana Sima. Nk'ibisanzwe rero umunsi ku munsi tuba dufite abashyitsi batandukanye, tuba dufite abashyitsi b'ingeri zose, ab'amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba, aho niho tuba turi. Uyu munsi rero ndi kumwe n'umuntu, ndi kumwe n'umushyitsi. Nongeye nibutsa abanyarwanda ko turi mu bihe byo kwibuka, twibuke twiyubaka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Tuba turi kumwe n'umushyitsi, ntabwo nkeka ko wenda atari ubwa mbere abantu bamubonye ku mbuga nkoranyambaga. Ni umwe mu bantu bateza impano imbere, ni umuporomoteri cyangwa se umutezambere cyangwa se umuporomota ku mpande zitandukanye, muri sinema, mu muziki n'ibindi nkabyo. Turamutumirira tugaha ikaze. Murakoze cyane. Wenda nibwira abantu, my name is Wabo Viscose Ganish, nyita Wabo cyangwa se unyite Bogari nyawe, ubu narahindutse nsigaye nitwa Wabo Promoter. Ubundi bacyomba ibyo bintu bitaba bimenye, tabamenye uwo ari we. Wabo, thank you very much. Nongere nibutsa abantu ko dushimira abaterankunga bacu batandukanye barimo Tony TV Show, Teresa Comedy, Nize Empire, Teresa TV Show n'izindi mbuga nkoranyambaga zabo zose zitandukanye, mu by'ukuri aho bagenda badushyigikira kandi ibyo byose bakabikora kugira ngo dutere imbere. Yego Wabo, wenda ntabwo turaza kujya muri bya bintu byo gutebya cyane byo kwivuga kubera ko turi mu bihe by'umutuzo cyane rwose. Ni ibintu byiza. Wabo musanzwe bisobanura iki? Wabo buriya sinzi niba nk'ukuntu iyo ndi kuvuga Wabo njye mbifata, sinzi niba abantu bo babifata nk'uko ngewe mba ndi kubivuga cyangwa se ngewe ukuntu mbifata, sinzi nyine uburyo babifatamo. Ariko ubundi kuri ngewe Wabo ni izina rinyibutsa hahise hanjye kugira ngo nze muri kano gakino ka bino bintu. Ahahise hanjye nshaka ko tuganira. Ubundi Wabo kugira ngo iryo zina rize, nigeze kujya gukora indirimbo epingi hano bita Irurindo mu majyaruguru. Ndabyibuka byari mu gace gutya ahantu bita kuri Basa. Gezeyo kako niyumvaga mu bundi mbere numvaga ngomba kuzaba umuhanzi uririmba bya danje, ko nandikaga indirimbo nkashyira hariya amakaye banguriraga ku ishuri, iyo mu rugo nyine banguriraga ngo njye ku ishuri narayamaze nandikamo indirimbo. Ariko nyuma hari akabazo kaje kubamo gatuma mva mu rugo n'ishuri ndabyihorera, nza kugira Rurindo. Ni nabwo bwa mbere ntangiye kujya nkorera amafaranga. Tugiye nakoraga inoti 15,000. Nza kwiyongoza ndavuga ati ariko se ko mba niyumvamo impano yo kuririmba kandi nkaba numva hano muri kano gace ngo hari umuproducer ukora indirimbo ziciriritse, ariko nyine mfite kubona aririmba nkajya niyumva.
akazi nakoraga sinanemerewe kuva aho ngaho mu rugo, byari nka saa 8 nza guhamagara uwo muntu bamwitaga Masoso, ni Masoso ariko ndamuhamagara aterura ibyuma arabizana nsaba bamarugo akarikodinga indirimbo arayikora. Noneho nkaba nari nsanzwe mfite izina rya Viscose Ganish, numva ariyo mazina ngomba kwitwa. Numva Viscose Ganish mu ndirimbo numva ntibizafata. Nawe ati bino ntabwo bizafata ngo bigende fresh. Mba ndabikwamye ndabatereketse nirihe zina ndi kumubaza naramubaje se nirihe zina nakoresha. Mpita numva nakoresha izina Bonheur. Kandi bati ese niba menya Bonheur n'abantu bose bazi Bonheur no muri quartier zacu bazi Bonheur, arambwira ati iryo zina ntabwo ryapfa gufata. Ati hubwo kubera ko witwa Bonheur hita wiyita Bonheur wa Bo. Ubundi mbere nene ayo mazina yabaga afatanye. Amazina yabaga ari Bonheur wa Bo. Hako ngeze aho ngaho numva ntago biri kumacinga na Bonheur wa Bo. Habo ndavuga ati se ni gute ngiye nta kitwa wa Bo, ibindi bya Bonheur ngabikuraho. Indirimbo ndabyibuka nayishiye 15,000. Nari kwishyura 30 indirimbo irangiye. Nishyura 15 ndariumva nararikodinze uwo munsi, ibaze nawe indirimbo narikodinze umunsi umwe. Nabwo amasaha 2 igahita irangira. Ibyo nanditse twakosoyemo duke, indirimbo bampa sample. Ategereza ko nzamwishyura 15 akamereza indirimbo yose gikorewe noze zose products zose zirimo 15 bindi birabura. Indirimbo arayigumana na n'ubu aracyayifite. Rero kubera kuntu ibyo bintu nabitekerezagaho naje gukomeza kuvuga ati iyi zina wa Bo ngomba kurikomezanya. Izina wa Bo nibwo naje gukubitana na banuze icyo gihe bari bakiri hasi ba Danizo, genda dukomeza Dr Nsabi nyine nuko nguko genda dukuza turahura nkomereza aho ngaho nyine Bonheur wa Bo dukuraho nitwa wa Bo na nungu nyitwa wa Bo promoter. Jo ndi nibwo namaze kuranda basi ni kubera iki nakomeza kwitwa wa Bo gusa kanshyireho wa Bo promoter. Uburyo uzakenera wese umbwira ati mfite impano iyi ni gutya mfasha kuba nagizamura. Ni byiza ko abahanzi nkamwe cyangwa se abafite aho muri n'imbuga nkoranyambaga mugira uruhare. Ariko mbere yuko ingicyo kwibariza ndashaka ko tuza kwinjira mu kiganiro nyizina. Iyo umuntu akurebye abona uri mu isura y'Abahinde, Abarabu, Abanyetiyopiya, buri muntu wese abafite ukuntu ariko bagufata gute? Ya no kuvuga ngo ubundi buri muntu wese iyo mbonye tugahura gutya mu ngo harano nigeze kwinjirana mu rusengero, bisaba ko bajya kuzana umusemuzi. Bahita bavuga ngo mwaje dushakiye umuntu uza kuvugana n'aba bantu akabereka aho bicara. Yumva mvuze ikinyarwanda itatu. Iyo nkuru yo nyibutse ndaseka. Yari kuri cyane bita kunuze kumumena. Kumumena twa tuvuye no gutya ruguru ku rusengero rwa DPR mu Rugarama. Icyo gihe nari mfite ikiraka cyo gukamera ubukwe. Ubukwe ndangije bava mu rusengero rumwe bajya ahandi kumumena. Noneho imodoka y'abageni iragenda ngiye nsigara ndi gushaka moto ngo ngiye kumumena. Nayo mfite kamera mu gakapu ntabwo bari bazi ikinzanye. Noneho nyinjira mu rusengero ngiye kumva umugabo wari uhagaze harya babimenya babita abadiyakoni. Umudiyakoni ngiye kumva aravuze ngo yewe ngo wadushakiye ngo umuntu ngo uri buze gusemura ngakereka abana aho wicara. Nanjye ubwanjye muri njye nese numva ngize isoni. Urumva nyine buri muntu wese yambonye ntago nyine ahita atekereza ati uyu mu Ethiopia aturuka ku Buhinde gutya nyine birabacanga. Ubundi se hari amateka y'u Rwanda uzi wabo? Ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda mu bijyanye n'iki gihe turimo muri rusange amateka y'u Rwanda uzi? Amateka y'u Rwanda ntago ni ukuvuga ngo bijyanye n'ibintu gutya bakambaza ngo turi kwibuka iki. Ibyo ndabizi kuko ndi muto mu myaka byabaye ntabwo wari uhari ni jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994 niyo turi kwibuka cyane, ariko turi kuyihuza nk'uko nguko wenda abantu bashobora kubona ufite isura y'abanyamahanga bashobora kukwibeshyaho. Ese nta na rimwe ujya utambuka ukumva abantu bashatse kugukorera wenda nko kuguhutaza bashingiye ku ruhu rwawe, ku mimerere cyangwa se ku miterere y'umubiri wawe? Oya buriya niba ari ikintu kitarambaho
kumva ko nshobora guhura n'umuntu akanshyiraho harassment ngo gutya na gutya gutya na gutya. Ubundi abantu benshi nyine bazi nyine muri make ntabwo nabandi umunyarwanda, ariko mama ni umunyarwanda, papa ni umusomaliya, papa ni muri Somalia. Urumva rero njyewe gutya abantu bose tubana kuko ndi umuntu uri hambo tu, ndi hambo ahantu hose ngeze nasanga umeze gute turabana, waba uri umuntu uri hejuru uvuga cyane bigenze gutya turabana amahoro, nasanga uri mu mahoro nanjye tukabana mu mahoro, nasanga uko musanzwe ubundi tubana gutyo. Niyo mpamvu kano kanya nta muntu ushobora kwifata ngo kanaka ngo kubera ko ameze gutya na gutya ngo wapi, nta muntu urabinkorera, kandi mbanye n'abanyarwanda neza, nabo ndabizi neza ko tubanye neza. Wavukiye mu gihugu cy'u Rwanda? Navukiye mu Rwanda. Nta na rimwe se wari wasura papa mu gihugu cy'amahanga? Naramusuye imyaka 3. Imyaka 3. Kuki utagumye muri Somalia ukigatira mu Rwanda? Somalia rero buriya ahantu bitewe n'ahantu navukiye ni mu mahoro. Njye navutse hari amahoro pe, hari amahoro, kandi hagata njye nkunda umubyeyi wanjye mama ndamukunda kuko ni umuntu nyine wandwanira ishyaka ku kintu cyose numva nshaka kugeraho aramutse abaye agifitiye ubushobozi. Rero kumufata njye nkava hano gutya ngiye kureba papa ngo gutya na gutya, oya, numvisha atari ubuzima bwanjye, ntabwo ubuzima nyine ntabubasha, mpitamo kwibanira na mama. Ndavuga ati niba hari ahantu, kuko nk'ubu mama niba aba iburasirazuba nanjye nkaba ndi muri Kigali, ndavuga ati hano iburasirazuba, hano ndako muri Kigali nshobora guhura n'akabazo nkasubira mu rugo, nkajya mu rugo cyangwa se na mama akaba yangeraho. Ariko igihe ndaho ngaho ndi muri Somalia ushobora gusanga atabashije kongeraho nk'uko bikwiye. Yego, iyo ugereranyije ubuzima bwa Somalia ukabuza n'ubuzima ukabugereranya n'ubwo mu Rwanda, ese mu by'ukuri ubona bimeze gute? Kuko none wambwira ukuntu njyewe ubuzima nyine mba mbona ina ubuzima bwiza cyane. Uyu munsi turi kwibuka mu Rwanda, wenda wamaze igihe kirekire muri Ethiopia, muri Somalia, umbabarire. Ese mu by'ukuri mu gihugu cya Somalia cyangwa se abanyarwanda bariyo bo bagira umwanya wo kwibuka nk'uku nguku mu Rwanda turi kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994? Cyane, ni ukuvuga iyi ni gahunda ireba buri munyarwanda wese ahantu aherereye, igihugu arimo, iyi gahunda ibimureba kuko ni ibintu byabaye mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cyiwe agomba no guha agaciro kugira ngo nawe abashe no kubwira babandi bato kuri we ibyabaye. Gahunda yo kwibuka rero muri Somalia, niba wenda waramaze igihe runaka tubwire. Namazeyo, ntabwo najya kuganira ku bintu bya gutyo kuko njye namaze imyaka 3 kandi umva nari umwana ntago ibintu nk'ibyo nari mbizi. Yego, hanyuma rero hari ibintu tujya tubona by'umwihariko nkamwe mukoresha imbuga nkoranyambaga ku kigero cyo hejuru, bagira ngo mujya mubibona ko ukuntu urubyiruko ufite imbuga nkoranyambaga ukazikoresha nabi, usebya ubuyobozi, ubiba amacakubiri mu banyarwanda, ishyira imbere ingengabitekerezo ya jenoside, mu by'ukuri ukabona ko uri umwe mu bari kuyibiba. Mwebwe rero gukoresha imbuga nkoranyambaga mu by'ukuri muhangana nabyo gute? Ese ntabwo mushobora kuba hari ibihangano muba mwarakoze bishobora kuzabajyana mu nkiko mu gihe runaka mukaryozwa mu by'ukuri ibyo mwakoze mukeka ko ari ibintu bifitiye igihugu akamaro, cyangwa se mwebwe mutazi ko muri gukora amakosa? Ni ukuvuga ngo sinzi niba abantu bose ari kimwe. Ubu kano kanya niba ngiye n'urugero, ntanga urugero, wenda sinzi ko ntanabikora, niba ngiye guhinga mu murima runaka, ngiye kuwatisha byandi byo ugakodesha umurima ukawuhinga, ndabanza nkamenya amakuru, ese uriya murima urera, uriya murima gutya nimpingamo ntabwo bazaza kuba banyibira ibintu, hari ahantu harizewe, uriya muntu ntabwo azanzanaho amahane ugasanga namuhaye amafaranga yanjye ahita azanamo ibindi bintu. N'ikintu kijyanye n'imbuga nkoranyambaga sinzi niba abantu bameze kimwe, njye nagiye kujya kubijyamo narabanje kumenya amakuru yabyo, mbanza kumenya ahantu ndi, mbanza kumenya ngo ese ni gute nzirinda gukora ibintu bizahungabanya umuntu. Kano kanya niyo ndi gukora ikintu, niba ari video runaka ndi gukora, nshobora kubanza nkicara nkatekereza nka wese mu magambo ngiye kuvuga, nta jambo ririmo rishobora kubabaza umuntu cyangwa se rishobora kuza gukomeretsa umuntu rikamwibutsa ahahise hiwe. Ariko wenda nk'iyo turi gukora bino bintu by'amavideo, twebwe dukora video twerekana uburyo niba nkoze ikosa
nerekana ikosa ariko nanone muri rya kosa nanerekane n'ukuntu nakosora rya kosa nyine wa muntu nawe ukora bya bintu abasha kuvuga ngo ese niba mbonye ibibazo bibaye kuri uyu nguyu reka ngerageze nkosore cyane rwose ni ukuvuga ngo ni ubwo buryo mubirwanyamo cyane rwose njyewe niba ngiye gutekereza content runaka ndabanza nka wese niba video ngiye kuyikora ariko se ni ubuhe butumwa ndi butangemo ni iki kintu kirimo kiri bubabaza umuntu ariko akaza no kucyishimiramo umwami ngo yigeze kubwira abagaragu be ngo munshakire ikintu nzajya ndeba mbabaye nakireba nkaseka nanakireba ndi guseka nkababara abagaragu bose babanyuramo icyo kintu barakibura bakibuze ku ruhande hiturukiye umuntu aragenda afata akabaho nkuko ushobora gufata gutya runo nka gutya ni urugero wenda ni ikibaho kigera hano gutya ari undi ntabwo yari ari muri bamwe muri babagaragu arangije aravuga ati njye reka njye kubashakira ikintu cyo yabasabye cy'umwami yabasabye simeho ari wowe hagati aho ngaho umuntu akakubwira ati shakira ikintu nzajya ndeba nishimye nkababara nanakireba mbabaye nkahita nishimye ari wowe wakibona ntabwo wapfa kukibona noneho uwo muhungu we yarabikoze amaze kubikora aragenda afata akabaho yandikaho ngo si uko bizahora arahita agenda aravuga ati mumanikaho umwami akunda kureba muri saro yiwe umwami yinjiraga yababaye yareba kuri ka kapa agahita si uko bizahora agahita yishimye yakinjira yishimye igihe yishimye cyane agahita arebaho si uko bizahora akongera akababara urumva natwe ikintu tuba turi gukora ni ukuvuga ngo twebwe tukwereka ibintu bibabaje ariko tukanakwereka n'ingaruka zo kubivamo ukuntu wabivamo nyine niba ikintu wakoze mfashe iradiyo nkayimena nyirayo akayinyishyuza kandi nta mafaranga mfite mpita nshaka ukuntu ndi bushake ya mafaranga nkagira iki nkamwishyura ya radiyo ni ukuvuga ngo n'undi muntu uwo ari we wese rero wenda urubyiruko twebwe gutya navuga ngo turi mu mavuta ashyushye turi kumva yuko ibintu byose dushobora kubikora ntibituzanire ingaruka ariko ingaruka zirahari kano kanya nshobora kuvuga amagambo mabi akomeretsa nyamara ubu dushobora kuba turi kuganira njye nkakubwira ibintu bikakubabaza cyangwa nawe ukambwira ikintu kikambabaza nkanakubwira ikintu kikagushimisha ukanumva ko kikubatse nayo nuko ushobora no kukubwira ikintu ukumva kiragusenya hagati aho rero urubyiruko twebwe ukuntu tumeze muri kino gihe wenda simbizi ntabwo navuga ngo ni bose turi kumva yuko niba imbuga nkoranyambaga tubonye ngo ibintu ngo kanaka yashyizeho iki n'iki ngo ke ngo nese ngo niba bikoze ngo nanjye ngo wabikora ngo nta kintu wari buntware aho ngaho wowe nibyo numvaga ngiye nkunda nk'iyo umuntu anciriye umugani ndavuga ati uyu muntu aranyigishije umuntu yigeze kuncira umugani amwe ngo wishinga indyo y'undi iyawe ikarangara hari igihe ushobora kubona ngo wabona akoze video mvuga ku kintu runaka wabona nta kintu bamutwaye wowe ugaha ati ko wabona ntacyo bamutwaye se nanjye reka mbikore badrama yagikoze yego ni ibyo ngo gutyo ngo bose uko babikoze ngo Jackie ngo namuzanye ngo mu kiganiro ngo ahita atangira gutuka mama buryohe ngatuka Kenisi ngo nanjye ngo nimuzana ngo ndamushyiriramo yuko agomba kugira iki kubatuka icyo gihe njye niba ningiye kwishinga bya bindi byabaye kuri kanaka njye nshobora kubihuriramo n'ikibazo niyo mpamvu nanjye ubwanjye ngomba kubanza kumenya ngo ese niba ngiye gukora ikintu ingaruka zacyo ni iki nizihe nkamenya ngo ndabikora ngendeye ku murongo muzima naho utaje abantu nanjye ntegeze iki ntibangamiye yego urakoze cyane rwose ku ngero zitandukanye n'imfashanyigisho sitori zitandukanye wabo wenda wowe cyangwa se mama ushobora kuba yakubyariye mu gihugu cy'amahanga ariko uza kuza mu Rwanda ndetse uranahakunda ni ibintu twishimiye cyane ugumamo ubona ibyangombwa by'abanyarwanda umunyarwanda cyane cyane ko ufite uburenganzira bwo guhitamo Somalia cyangwa se u Rwanda ariko wowe wahisemo u Rwanda ariko ndashaka kukubwira ikiwenda kugira ngo tucyubakeho jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 abantu bayikoze harimo n'urubyiruko kandi rwaratojwe ku kigero cyo hejuru yego ukabona ko rwose bari kugushishikariza ibyo bikorwa byose kandi ukabona abayobozi nibo bafashe iya mbere mu gushishikariza rwa rubyiruko yego hanyuma rero mwebwe
mwebwe imiyoborere abayobozi mubigenza gute kugira ngo mu by'ukuri musobanukirwe umuyobozi ushobora kubata mu moshya cyangwa se mu kaga gashobora kubajyana mu nzego z'ubutabera mukaba mwakatirwa nk'uko hari urubyiruko rwo muri 97 icyo gihe uyu munsi ruri kuryozwa ibyo rwakoze ni ibyaha bifitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994 mwebwe mubicika gute mu by'ukuri cyangwa se mubasha kumenya abayobozi bashobora kubashora muri izo ngeso gute ku ruhande rwanjye ku ruhande rwa hano mu Rwanda cyangwa Somalia hano mu Rwanda wenda ratubwira mu Rwanda no muri Somalia tubwire kuko ngo ibi kuno umuntu akansaringa aba ibintu nyine ukuntu nyine abana n'abayobozi urumva nkanjye ku ruhande rwanjye singiye kuba ngo bose niko bagomba kubikora ngiye kano kanya nta muntu ushobora kuza ngambwire ngo niba tugendere wenda kuba ngo umudugudu ngambwire ngo kora iki ngiki mbona ari kibi umudugudu ubuyobozi burarutana hariho inzego zo hejuru kandi n'amanimero yabo aba hari polisi hari ribu hari amasibo kuko ndabizi neza ko mudugudu niba mbwiye ikintu numva ari cyo kintu kiri guteza ikibazo ku buzima bwanjye kandi nanone hari n'umuyobozi gukora ikintu agushuka kugira ngo anakureba kutubwira uburyo mu basesengura abantu nk'abo ngabo rero ukuntu umuntu naba ariko si no mu bayobozi gusa no mu bantu basanzwe bari b'abaturage nyine batari abayobozi nabo bikunda kubamo ugasanga umuntu umara kubwira ngo gutya na gutya none ugasanga umuntu ni n'umuyobozi ariko akifata agapfobya jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994 akifata akayipfobya ariko nk'ubu ngubu gutya urubyiruko iyo ibiganiro birahari ibiganiro birahari kandi tunabijyamo tukumva amateka tukumva uko byagiye bigenda ubu kano kanya umuntu wabashije kwicara gutya mu biganiro ari kuganira n'abandi bamubwira amateka y'ibyabaye niba ubundi ucyumva ijambo ngo twibuke twiyubaka iryo jambo uhita wumva ko ari ijambo rigushishikariza kugira iki kutagendera ku ngenga bitekerezo abantu baba bifitemo kandi ndakeka n'abo bantu baba babifite bakwiye kubivamo kuko nk'ubu ngubu ntabwo njye waza nkucuke ngo ufata ngo tujye ngo kugira iki n'iki kibi ngo tujye kugikora ubwo icyo gihe sinzi kereka wabanje kundoga ubu ngubu rwose amateleviziyo yarahari amaradiyo yarahari birirwa babitubwira buri munsi kwanza ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo nuko turi muri bino bihe byo kwibuka ngo nicyo gihe cyonyine ngo umuntu agomba guterera iyo ngiyo oya twebwe no mu buzima busanzwe n'andi mezi asanzwe bahora badushishikariza amaradiyo nanakumvishije uri kuvuga upfobya jenoside yakorewe abatutsi nemerewe kugenda nkabibwira umuyobozi nabona umuyobozi mbibwiye ntacyo bikozeho nkabibwira n'undi muyobozi paka bya bintu babikurikiranye bakagukuramo utakurikiranye icyo kirego nawe akabiryozwa noneho paka babakurikiranye mwese ya ngengabitekerezo mwifitemo ikabavamo nuko rwose umuntu aba agomba kubana n'abandi neza ku buryo nta muntu uzakujyana mu bintu bibi urubyiruko ubu ngubu tumeze nk'abantu dukunda amafaranga ubu dukunda amafaranga rwose pe ntago urubyiruko rw'ubu ngubu twese twe turiho gutya kubona amafaranga ni ibintu biba bigoye tukumva ko nyine buri muntu wese agomba kudukoresha icyo ashatse akatubwira ibyo yishakiye yaducengezamo umutima mubi ngo tuwugendereho ngo kubera amafaranga oya njye n'umuntu waba utekereza gutyo ko ashobora gukora ikintu kibi kubera amafaranga ndikumva ubwo atari ubumuntu pe amafaranga ni ibintu ntibizanwa n'uwiteka kandi iyo wakoze neza ibintu biraza yego wenda watubwiye kuri utuye mu karere ubu aka kanya ndi cyangwa mu rugo kwa mama mu rugo aho wavutse nyine umunsi kwa mama wawe kwa mama wanjye ari Burasirazuba mu karere ka Ngoma tuganye muri Ngoma ese iyo urebye muri Ngoma uko biri kose naho hariyo abacitse ku icumu cyangwa se bariyo cyane abandi bantu babuze aho muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994 ese iyo urebye uburyo bafatwa n'aba bayobozi y'abaturage cyangwa se izindi nzego zitandukanye mu nsengero ho ubona hari icyuho kigaragaramo mu by'ukuri ku buryo wenda n'abatwumva cyangwa se n'ikigo gishinzwe kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se kwita ku bacitse ku icumu mu mwaka w'igihumbi ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994 ubona hari icyuho kirimo ku buryo mu by'ukuri wenda nabo bagira icyo bakora cyangwa se bajya gukoramo icyo cyuho
ubu rero leta yarabyoroheje leta yarabyoroheje kuba nakubwiye ku kintu kijyanye n'amaradiyo ntabwo uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi ntabwo akwiye kubaho nabi nta nubwo akwiye gufatwa nabi ngo ari kumwe n'undi muntu ngo utararokotse jenoside yakorewe abatutsi oya ubu ngubu twese mu Rwanda turi kuri rev imwe twese turi abanyarwanda bya bindi byo kuzana gukanaka ngo gutya na gutya oya gahunda ihari niya ndi umunyarwanda buri muntu wese aho yicaye ni umunyarwanda njyewe ngendeye mu karere k'iwacu ka Ngoma abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 babanye n'abandi neza ni abantu babanye n'abandi neza ni babandi gahunda zose nyine bazihuriramo twe ntago nta kintu cyo kuvangura oya twese tugendera kuri gahunda ya ndi umunyarwanda uhamye kandi wifitiye n'icyizere ubundi buri munyarwanda wese ahantu ari ni wa muntu uba wifitiye confidence. Yego uyu munsi rero urubyiruko nta ntambara ihari, jenoside yarahagaritswe, abanyarwanda bari kwibuka biyubaka, yego nta makimbirane mu muryango, ariko tugomba kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane. Bakongeye ikintu nshishikariza nk'urubyiruko nta guciye mu ijambo, nashishikariza urubyiruko rugenzi rwanjye gutya baba bari kwibuka, gutya tuba twibuka. Icyo nasaba ntukwiye kuba wakwicara mu rugo ngo natwe mu karere ka Ngoma ari uwo nguwo warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ni abantu tubanye neza, babanye neza abantu bose tugendera kuri gahunda ya ndi umunyarwanda, nta by'amacakubiri. Yego ni ibintu byiza no byo kwishimira. Urubyiruko rero uyu munsi mukora iki kugira ngo nibura jenoside itazongera kugaruka ukundi? Mubigenza gute nkawe by'umwihariko noneho urumva uvuka mu bihugu bibiri, yego cyangwa se ufite uburenganzira bwo gutura mu bihugu bibiri, wowe uruhare rwawe? Ariko kuba mvuga mu bihugu bibiri ntabwo birimo uburenganzira bwo kubaho uko nishakiye mu gihugu cy'u Rwanda. Koze cyane, ni na byiza. Imibereho y'abanyarwanda babayeho yo kwishyira hamwe ndetse no kurwanya ingengabitekerezo iyo ari yo yose yabangamira ikiremwamuntu, yego mubigenza gute? Cyane cyane nk'aho ufite imbuga nkoranyambaga mubigenza gute? Ubundi iryo jambo uvuze ngo mu kubaka ubumwe bwo kubana neza kutabangamira ikiremwamuntu, icyo kintu nicyo gituma ngiye nkunda n'u Rwanda. Icyo iyo nyitekerejeho nkareba ukuntu nyine byaba umuntu upfa kuba gusa wowe wemeye guhaguruka ukagenda, warinda uva hano ukagera hehe nta muntu urakubangamira, ku mutekano mu muhanda uhari nta kibazo gihari. Njye nk'ikintu mba nsaba urubyiruko rugenzi rwanjye kumva ko batagendera mu kumva ko umuntu akubwiye ngo kora iki n'iki njye ndaguha iki. Erega umuntu wese akora ibibi yitwaje ngo nuko bamwemereye amafaranga, cyangwa se ukagendera kuri bwa bukene wowe ufite, njye nkaza nkagushuka nkakubwira ngo ngwino tujye guhemukira kanaka kugira ngo uhe amafaranga. Oya, ibyo umuntu wese wakuye amaboko mu mufuka arakora ibyo bikaza, ariko atagendeye mu bintu bibi, aca ku ruhande amategeko u Rwanda rwashyizeho, cyangwa se kutabangamira umuntu yitwaje ngo arakene. Hanyuma rero wenda turi kugenda tubona ku musozi w'ikiganiro cyacu, maherene gusaba abanyarwanda ko tugomba twiyubaka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane, twirinda amagambo akomeretsa, kurangwa n'ubudahemuka no kuba inyangamugayo. Nibyo byonyine bishobora gufasha abanyarwanda gukomeza kunga ubumwe bagatera imbere. Ndi kumwe rero n'umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga mu Rwanda, ndi kumwe n'umuntu mu by'ukuri namwita international people, ni umuntu mpuzamahanga kuko tugira amahirwe y'uko adusangiza amateka cyangwa se adusangiza ubunararibonye, tugakora igereranya ryo mu gihugu cy'u Rwanda n'igereranya ryo muri Somalia. Ni byiza rero. Hanyuma wabo wenda sinzi iyo urebye urubyiruko rw'iki gihe cyangwa se abo mukorana, abo hostinga cyangwa se abo managinga cyangwa se n'abihangano by'uko giteza imbere, ese hari abo ubona baba bashyizemo amagambo ashobora guteza ikibazo muri sosiyete, bikaba ngombwa ko cyangwa se amagambo ashobora kuba urwango, ashobora kuba ingengabitekerezo jenoside,
bikaba ngombwa ko mwongera gusubiramo icyo gihangano kugira ngo ayo magambo avemo, muri rusange mukabikora ubugororangingo. Yego, ndaguha urugero. Nigeze kujya gukora ahantu, nari nagiye kudirectinga video zaho, ndangije nsanga, urabona muri iyi minsi bacaga ijambo, kuvuga ijambo mabuja, nsanga mu magambo bari buvuge harimo mabuja, kandi mabuja naryo nyine kurikoresha ni nko gukoza icyaha, bisaba kubihindura. Ubwo urumva rero umuntu agenda agera ahantu agasanga umuntu yateguye ibintu gutya na gutya, nyine ukumva birabangamira ikiremwa muntu, ibintu ukabihindura ukabikora neza. Njye kano kanya ntabwo naza kugukorera ibintu byawe nyine ngo nuko wampaye akazi ngo wowe umbwire ko ngiye gukora ibintu njye numva byanteza ikibazo. Oya, njyewe ndaza nk'umwete tubihindure, kuko ibi ngibi urabona ko harimo ikibazo iki n'iki, tukabikora mu bwumvikane tudakoresheje ihangano. Naho ibintu rwose tugenda tubihindura, tubishyira ku ruhande twongeramo ibindi. Ubwo niba ngo hari abantu ujya usanga bashyizemo amagambo adahwitse, amagambo atari meza, mukora ubugororangingo. Amagambo atari meza kuko hari amagambo ukoresha wenda utanagendeye no kuvuga ngo turi muri bino bihe byo kwibuka, hari amagambo ukoresha ku muntu ukaba uri kumuharasa, nyine kumukomeretsa, kumwibutsa. Ntabwo ari ngombwa kwibutsa umuntu ahahise hiwe, kuko aho kugira ngo uzi ko ushaka kubwira umuntu nabi, wamwibutsa ahahise hiwe akajya mu bitaro akarwara akamaramo igihe, mu gihe ubikoze binyuranyije n'amategeko. Niyo mpamvu rero aho ugeze hose ugasanga bari gukoresha imvugo zitari nziza, ugerageza kuzihindura. Nego wabo, niba atari ibanga, ndashaka ko tugana ku bijyanye n'amashuri yawe, tukubara ku musozi, ariko ndashaka kukubaza, wenda reka tugerageze kugana ku musozo, ariko ikindi tuzakiganira ikindi gihe. Nta kibazo, ariko bari no kumbaza nta kibazo, ariko wenda ku ishuri ryanyu uko ariko se waciye mu ishuri. Yego, uvuga igisomaliya cyangwa uvuga icyongereza n'igifaransa gusa? Biterwa n'ahantu ngeze. Mu ishuri rero, nko mu gihe cyo kwibuka mwagenza abagotse mu ishuri, igihe cyo kwibuka ubona abarimu bikorwa gute? Se abayobozi, deregiteri, deregitisi babikora gute? Ku ishuri bikorwa neza, kandi ku kigo cy'amashuri bagerageza kuduha impanuro no kugendera ku We will cross all valleys and plains, we will climb every mountain to cover